izina rya Yesu Kristo umwami wacu, ni umwizerwa Adolphe ubasuhuza ubifuriza amahoro y'Imana, kandi nejejwe no gukomeza tuganira ku buhamya bwa bene data bagiye baduhangira izi ndirimbo dukoresha mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana ndetse n'indirimbo z'agakiza, tugira ngo tugire icyo tubigiraho ubuhamya banyuzemo, kuki baziye bazitugezaho, ndetse dukomerere mu rugendo twibuka yuko muri uru rugendo hari abatubanjirije. Mu by'ukuri izi ndirimbo iyo wumva ukuntu tuziririmba umuntu agakomeza akayiririmba ntiturambirwe, bivuga ko n'ubundi hari impamvu, hari amateka zifite. Aya mateka rero niyo nifuje ko dukomeza kuganira mu rwego rwo kugira ngo natwe tugire isomo dukura kuri bagenzi bacu batubanjirije, hanyuma ubundi natwe ubu buhamya budukomeze. Imana ishimwe rero. Reka tubanze twiragize Imana, hanyuma dukomeze tuganira ku ndirimbo uyu munsi turi bukomeze tuganiraho. Uwiteka Mana Nyiringabo, turagushimye ko wabanye natwe iminsi itambutse, n'uyu munsi urawuduhaye, kandi Mana ni wowe murengezi w'ubugingo bwacu. Ndakwingize kugira ngo ukomeze Mana kuduha guhazwa nawe ibyiza byo mu ijuru, utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Dushyigikire muri uyu mwanya dutangira, hanyuma uze gusozanya natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku mateka y'indirimbo ya 74 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ni indirimbo ivuga ngo Mfite Umukiza ujya amvugira ku Mana. Reka tubanze turirimbe rero kuri iyo ndirimbo, turarimbaho ibitera bitatu na refrain yayo, hanyuma tugaruke tuganira ku mateka yayo. Mfite Umukiza ujya amvugira ku Mana, n'inshuti idahana si nk'izo mu isi, iteka arandinda akankingira n'ibyago, icyamuha akaba Umukiza wawe. Njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire, nawe niko ngusabira. Nahawe ikibanza na Data wo mu ijuru, mu rugo rwe rwera kubw'umwana we, azangezayo ngo tubane iteka ryose, icyampa ngo nawe tuzabaneyo. Njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire, nawe niko ngusabira. Nzahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane, twabacunguwe yatubikiyeyo. Njya ngira amatsiko nkawifuza mugenzi, icyampa ngo nawe uza wambara ubwo. Njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire, nawe niko ngusabira. Njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire, nawe niko ngusabira. Ni indirimbo yanditswe bwa mbere, yanditswe iri mu igaragara ko ari poeme cyangwa se umuvugo. Iyi ndirimbo yanditswe bwa mbere n'umugabo witwa Samuel Malecraft, ayandika mu mwaka w'1860, kuko yari umwanditsi w'imivugo ndetse n'indirimbo. Ibi bizero yari yabyanditse ari mu buryo bw'umuvugo, yaririmbaga n'indirimbo zo guhimbaza Imana, ariko yanditse nk'umuvugo, ayandika ifite icyo bita ibika bitanu z'umuvugo, hanyuma abisohora gutyo mu mwaka w'1860. Ku mateka yaranze uyu mupasiteri, kuko yabaye n'umushumba mu itorero rya Methodiste Libre, uyu Samuel Malecraft yavutse mu mwaka w'1837, avukira hitwa Dublin, n'umurwa mukuru wa Irlande, Repubulika ya Irlande. Hanyuma atabaruka mu mwaka w'1910 ahitwa Queen's County cyangwa se Abbey Lakes,
yatabarutse afite imyaka 73 kuko yapfuye mu mwaka w'1910, ni ukuvuga mu kinyejana cya 20. Aha rero turi kuvuga muri Repubulika ya Irlande, ni ku mugabane w'Uburayi, na itandukanye na ya Repubulika ya Irlande ya ruguru, agace kagize ubwami bw'Ubwongereza. Aka ni akandi gace kitwa Republic of Ireland, ifite umurwa mukuru n'ubundi yitwa Dublin. Uyu Samuel yize amashuri ye muri college cyangwa se Trinity College y'i Dublin, niho yize. Nyuma amaze amashuri ye amaze kwiga, kuko n'ubundi yari yazamukiye mu itorero rya Anglikani. Twibukiranye ko Anglikani ni itorero cyane cyane rigaragara cyane mu Bwongereza, kuko ubundi Anglikani ryitwa ko ari itorero, ni idini ry'Ubwongereza ryatangiriye mu Bwongereza. Rero niryo ryahagaragaraga cyane muri iyo myaka. Hanyuma yazamukiye no muri iryo torero. Hanyuma amaze kwiga muri college ya Trinity i Dublin, ahabwa inshingano zo kuyobora n'ubundi zo gukora umurimo, ndetse aza no guhabwa inshingano mu 1884 zo kuba umuyobozi w'abitwaga aba Plymouth Brethren. Abangaba bari urubyiruko rwishyize hamwe, tubishyize mu Gifaransa ngo ni Assemblée de Frères. Bari urubyiruko rwo mu matorero atandukanye, hanyuma bo bishyiraga hamwe bagamije ngo gusoma Bibiliya no gusenga, ndetse no kugabura no gusangira igaburo ryera, ariko ugasanga babikora mu buryo bw'uko bahuza abantu batandukanye baturutse mu matorero atandukanye. Rero yaje kuba umuyobozi wabo, birumvikana nyine, kuko yari afitiwe icyizere nk'umuntu wari ukiri muto, arangije amashuri arabayobora. Hanyuma ariko akomeza no kuyobora amatorero atandukanye, aho ni mu gihugu cya Irlande. Akomeza n'ubundi ahimba n'imivugo itandukanye, harimo n'uyu nguyu wo yise mu rurimi rw'Icyongereza ngo I have a savior, he is pleading in glory. Noneho ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo mfite umukiza, mbese ujya umvugira. Ni ya ndirimbo n'ubundi iyo yaje guhimba, ariko itangira yitwa n'ubundi ko ari umuvugo. Awandika ufite ibika 5, aribyo bitera 5 n'ubundi byaje guhinduramo iyi ndirimbo ihabwa amajwi. Hanyuma uyu Samuel Clough yashakanye n'uwitwa Anne Black Edge, babyarana abana 4. Reka rero tugaruke no ku mateka aho ngaho bwari mu buzima yanyuzemo. Tugaruke ku mateka y'iyi ndirimbo turi kuvugaho yitwa ngo Mfite Umukiza ujya mvugira ku Mana. Yaje kwandikwa, twabonye ko yanditswe n'ubundi yanditswe ari umuvugo. Hanyuma amaze kuyandika mu 1860, hanyuma yaje guhabwa amajwi n'umugabo witwa David Sankey. Yaje kuyiha amajwi mu 1874. Byagenze gute rero? Uyu David Sankey n'ubundi we ni umuhanzi, ni umuririmbyi wavukiye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma aza guhura n'umuvugabutumwa witwa Dwight Lyman Moody, bajya mu ivugabutumwa. Bari kumarayo igihe kinini, cyari iminsi bari kumarayo mu ivugabutumwa. Bajya muri Scotland, bajya muri Ekose, barakomeza bajya no muri Irlande. Noneho uko bajya mu murimo w'ivugabutumwa, uyu yari ashinzwe kugenda ari umuririmbyi. Uyu witwa Sankey yari umuririmbyi agenda n'ubundi aririmbana n'uyu Moody Dwight. Bageze muri Scotland bavuga ubutumwa, barahindukira bakomeza no muri Irlande bavuga ubutumwa. Hanyuma aza kugwa ku nyandiko y'uyu muvugo, iyi poeme yanditswe na Samuel. Ayibonye abona yanditse neza n'amagambo yo guhimbaza Imana, hariyo amagambo meza cyane. Noneho we ahita ayiha amajwi. Aho turi ni mu 1874. Ubwo hari hashize imyaka 14 uyu muvugo n'ubundi umaze kwandikwa. Ayiha amajwi, arangije noneho ayiha n'iyi njyana dukoresha uyu munsi. Muri aya magambo avuga ngo Mfite Umukiza umvugira ku Mana. Muri make iyi ndirimbo mu kwandikwa bwa mbere yanditswe ari umuvugo, yandikwa n'uyu Samuel, ihabwa amajwi melody,
iyihabwa n'uwitwa Ira David Sankey mu 1874, ndetse yaje no gushyirwa mu rurimi rw'igifaransa n'uwitwa Ruben Sarens. Uyu ni Umufaransa nawe wayishyize mu rurimi rw'igifaransa, yavutse mu 1855 aza gutabaruka mu 1942. Iyi ndirimbo rero urumva amagambo ayirimo, nubwo yanditswe nk'umuvugo ikaza guhabwa ijwi, ndetse n'uyu Ira Sankey umucuranzi mwiza cyane ngo wajyaga aririmba cyane cyane mu gihe cy'ibiterane. Iravuga ngo je mfite umukiza umvugira, ujya mvugira ku Mana, ni inshuti idahana si nk'izo mu isi. Aragaragaza uburyo umukiza wacu yaturengeye adashobora kudusiga, akagaragaza ndetse n'uburyo ngo yaduteganirije ikibanza kwa data wo mu ijuru, noneho ngo azatugezayo tubane nawe iteka ryose. Iyi yatangiye ari umuvugo, tubyibuke neza. Arakomeza avuga ngo nzahabwa n'umwambaro mwiza cyane, ngo kandi ngo twebwe abacunguwe yatubikiyeyo. Uyu mukiza tuvuga ni Yesu Kristo. Yesu Kristo watwitangiye yaramutakaga, agaragaza ibyiza bye, agaragaza ko atuvugira ku Mana. Ubu ngubu yaragiye adusiga mu isi, ariko uyu mwanya arakuvugira wowe ukiranuka, wowe ukora ibyo ashaka. Ni nako yavuze ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Ukora ibyo Yesu amutegeka amuvugira ku Mana. Avuga ngo kuri ubu njya ngira amahoro mu mutima. Yesu niwe utanga amahoro mu mutima, niwe utanga amahoro wenyine gusa. Ngo nyahawe na Yesu umukiza wanjye, atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi. Buriya abantu bashobora gukoresha imbaraga bakabona umutekano, bakawurinda, bagashyiraho imbaraga rwose mu nzego z'umutekano zitandukanye, ariko amahoro yo mu mutima yonyine gusa aturuka kuri Yesu. Niyo yavuze ngo mbahaye amahoro yanjye, mbasigiye amahoro yanjye. Aravuga ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Haleluya. Uwaririmbye iyi ndirimbo aragaragaza uburyo Kristo ari we wenyine gusa ubasha kutuvugira ku Mana, ubwo ngo umuhuza w'abantu n'Imana n'umwe gusa ni Yesu Kristo. Rero ngo njya ninginga Imana kuri rofre, ngo njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu. Iyi ndirimbo mu yandi magambo twabonye ko yitwa ngo mu Cyongereza yitwa ngo I have a savior, he is pleading in glory. Ni indirimbo ya 350 mu ndirimbo mu gitabo cyitwa Sacred Songs and Sorrows. Aya niyo magambo uyu mwene data yanditsemo mu muvugo, ariko ku yandi magambo izwi nanone ivuga ngo for you I am praying, njya ngusabira, wowe ndagusabira. Niyo ya refrain igaruka ivuga ngo, cyangwa se inyikirizo ivuga ngo njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo for you I am praying. Mu Gifaransa ku bakoresha igitabo cyitwa Chant de Victoire yitwa ngo si vous saviez quel sauveur je possède. Niba mubizi neza, ni nakubwira nte umucunguzi mfite, nakubwira nte umuntu wancunguye mfite. Aragaragaza agaciro ka Kristo, ariyo mukiza wacu wenyine gusa uturengera. Rero ukurikije amagambo ayirimo rwose, icyo mvuga ni izi ndirimbo turaziririmba, ariko ugasanga umuntu ntazirambirwa. Zihorana amavuta, zihorana ubwiza, ukaziririmba mu masengesho aho wagiye usenga, kandi mu gitondo wenda waramutse uyiririmba, wahura na mwende se yakongera kuyiririmba, ukavuga uti iyo ndirimbo yaramutse imfasha, uti twongere tuyiririmbe. Wenda nk'ejo mu gitondo mwakongera ukumva ya ndirimbo nturi kuyirambirwa, kandi koko umva zihorana amavuta, kuko bene data bazihanze n'ubundi ibihe bari barimo, bumvaga ari mzite ngo ni mudu n'ubundi ya message igaragara ko ari ubuzima bari babayemo. Akagaragaza Kristo yumva n'ubundi kariwe, kandi ko kariwe mukiza, ari utanga amahoro, ari we uzitwambika umwambaro mwiza wera cyane. Noneho akavuga ngo kandi ndakwifuriza nawe kwakira uwo mwami kugira ngo nawe akubere umucunguzi. Ukurikije ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 4 umurongo wa 14, aravuga ngo natwe twarabibonye kandi duhamya ko data wa twese yatumye umwana we kuba umukiza w'abari mu isi. Haleluya. Ngo natwe ubu ngubu iyo umuntu amaze gukizwa agirirwa ubuntu, akabona yuko umukiza w'abari mu isi ari Kristo witangiye amahanga yose, watwitangiye kugira ngo aducungure. Rero uyu munsi ndakwinginze kugira ngo nawe
ikwereke Yesu, Imana ikwereke Yesu, umwakire nawe. Utaramwakira umwakire kugira ngo akubere umukiza, kuko aduha amahoro. Iyo umwakiriye aguha amahoro, iyo umwakiriye wumva uruhutse. Niwe ukuvura imvune zo mu mutima, niwe womora ibikomere, niwe uguhumuriza, niwe ukuba hafi, niwe kandi niwe wumva no kugira ngo atube hafi, aduhe imbaraga tubashe kunesha ibigeragezo duhura nabyo. Ikindi kandi ni nawe waduhaye isezerano ry'uko azagaruka akatujyana, kugira ngo atujyane mu buzikiro duteguriye, kugira ngo twibane nawe iteka ryose. Rero ngo natwe twarabibonye, natwe abakiriye Kristo umwami n'umukiza, twamaze kubona ko umukiza wacu ari Kristo wenyine gusa uturengera, kandi data wa twese yamwohereje kugira ngo akize abari mu isi bose. Rero abamwemeye yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ndakwinginze kugira ngo nawe ibyiringiro byose ubiganishe kuri Yesu Kristo, kuko nta wundi agakiza kabonerwamo ari mu isi ari mu ijuru keretse Yesu Kristo wenyine gusa twahawe gukirizwamo. Niryo zina ryonyine gusa rikomeye twahawe gukirizwamo. Rero iyi ndirimbo twavugaga ubuhamya bw'uwayihanze, ayihanga ari poeme, igeraho ihinduka indirimbo. Ufata umwanya uyiririmbe ufashwe n'amagambo ayirimo agaragara ko akomeza abantu, avuga ngo ndakwinginze kugira ngo Yesu numubona ukomerere muri we, noneho kandi numara kumubona nawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, kuko umuhamya nawe azamuhamiriza imbere ya data wa twese. Imana ibaho umugisha, kandi mukomeze mufashwe n'iyi ndirimbo ndetse n'iri jambo ry'Imana dusomye mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 4 umurongo wa 14, bivuga ko natwe twabonye ko Imana yohereje Yesu Kristo nk'umwami wacu kugira ngo adukize ingoyi Satani yari yaradushyizeho, ubundi tugire amahoro mu mutima, dukomeze natwe tunezerwe mu buntu Imana yatugiriye. Imana ibafashe mu izina rya Yesu.